Hey foodies, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Ndakeka aricyo gihe ngo tumenyane. Nitwa Nyiringoma Kazina cyangwa se Chef Kazina, nkaba mfite imyaka 25. Ndi umu software engineer, nkaba n'umushefu w'umwuga. Navukiye i Kigali, nkurira i Musanze, nyuma ngaruka i Kigali ubu ni Homba, ariko nyine mu rugo ni mu Majyaruguru. Niyo mvuga ndakeka muhita mubyumva. Mu bintu nkunda, icyambere ni ukurya neza. Kurya neza ariko nkarya neza nabyitekeye, kuko bibara akarusho kurusha kurya mu maresitora cyangwa se gutegereza ko undi muntu agutekera kugira ngo wumve ko wariye neza. Icya kabiri nkunda ni ikoranabuhanga cyangwa se technology muri rusange. Nkunda ikoranabuhanga kugera ubwo byatumye njya kubyiga, mbibonamo bachelor's degree, akaba ari nabyo nkora ubu ngubu. Icya gatatu nkunda ni umuziki. Nkunda umuziki, abantu babizi muri nagakwiye kuba narabaye nk'umuhanzi, ariko nyine si impano yanjye. Zino njyana zo muri Afrika zose nzikunda ntarobanuye, pfa kuba umuntu yakoze indirimbo nziza kabisa. Nibyo mwamenyaho byibanze. Umuntu ufite ikibazo yambaza cyangwa se ikintu ashaka kumenyaho, unyandikire muri comment umbaze, ndabigusubiza cyangwa se nzabigusubiza mu yindi video. Tugiye gutangira kongera gupostinga guhera tariki ya mbere. Niba utarakora follow yikore, subscribe kuri YouTube ni Chef Kazina cyangwa se Nyiringoma Kazina. Dukomeze twigane guteka, mugire ibihe byiza.